imitwe y'iterabwoba bageze hano hirya muri Kenya, numvise na Kongo ngo barahari. Iyo binjiye nka hano barababwira ngo abantu bashaka gukomeza kuba abakristo mujye ku ruhande tubice, hanyuma abashaka ko tubatoza idini namwe mujye ku ruhande. Imana izatubabarire ntibinjire hano, twahita tumenya abasiramu baririmba muri korari. Kubera ko niba utabasha kwihanganira amagambo gusa ntuzihangana imbere y'urupfu. Hanyuma ukibaza ibintu tumaze imyaka 30 twumva byatumariye iki? Niba bitaratwubakiye imbaraga z'umutima zatuma tunesha ubusambanyi, tunesha kubesha, tukabasha kwihanganira imibabaro, byaba byaratumariye iki? Kuki dukeneye umwuka wera? Icyambere, ubukristo ntibushoboka tudafite umwuka wera. Dushobora kuba abanyedini beza ariko ntitwaba abakristo tudafite umwuka wera. Icya kabiri gituma dukeneye umwuka wera, ntitwakwihana ibyaha tudafite umwuka wera. Umwuka naza azatsinda ab'isi abemeze ibyaha. Mushumba, nubona inyota abantu bafite yo kwihana agato na kanini, uzamenye ko umwuka wera ari gukora mu mitima. Ariko nubona abantu ntaco bibabwiye, uzamenye ko dukeneye umwuka wera. Ahantu hari umwuka wera nta wakwicarana ibyaha ngo bikunde. Ntabwo ahantu hari umwuka wera umuntu yanywa inzoga ngo azaririmbe, nta muntu yasambana. Umunsi umwe nagize ibyago, nari nkiri muto, ndi umupasiteri muto, hanyuma bambwira guherekeza korari ahantu Nyamagabiyo. Noneho tugezeyo dusanga hariyo abanyamasengesho, bahita barambaza ngo se ngo ni uherekeje aba bantu? Nti ngo ubuse muratubwiriza, nitwe tubabwiriza. Ndabaza, ntabwo mureba ko dupakurura ibyuma? Twari twatwaye ifuso yuzuye. Baranyihorera, bumvisha ururimi bavuze ntagumvisha, baranyihorera. Turaririmba kuwa gatandatu hanze, konseri nziza cyane. Nimugoroba barongera barampamagara, bari abakecuru bane ndabyibuka. Barambwira ngo ururimi twakubwiye ntago wagumvise, izi ntumbi wazizanye uzijyanye. Reka mbabwize ukuri, nta muntu azapfa adasebye, narasebye. Nibaza mbasige Nyamagabe nsanga ADPR ntizanyorohera. Mpita mfata korari natwaye mbatwara ahantu mu gihuru nk'epfo hariya, ndababwira twihane, Imana yatugaye, ntabwo biri kugenda neza. Barandeba, nta n'uwihanye ibicurane, baranyihorera. Abo bakecuru barambwira ngo niba mutihanye ejo Imana izabakoza isoni. Turagenda turaryama, mu gitondo tujya kunywa icyayi, hanyuma tuza mu rusengero dusanga bari guhimbaza. Mu rusengero hari ukubaho kw'Imana. Ba bantu naherekeje abadayimoni batangira kubakubita hasi, ukabona umuntu yiyesuye hasi n'imikenyero, umugabo yiyesuye hasi na kositime. Umva narasebye. Nubona nta mwuka wo kwihana uhari, ukabona abantu ibyaha ni ubuzima busanzwe, uzamenye ko dukeneye umwuka wera. Ubukristo ntibushoboka tudafite umwuka wera, ntitwakwihana hatari umwuka wera. Icya gatatu, nta wakwihanganira imibabaro y'isi adafite umwuka wera. Umunsi umwe narinda ahantu hitwa Kayisariya. Kayisariya ni ahantu itorero abakristo batoterejwe. Noneho batubwira imibabaro y'itorero rya mbere. Bajyaga babafata bakabashita ku biti, bakabasiga amavuta, bakarara bakira umuhanda. Basonzesha intare nk'iminsi 3, hanyuma bagahita bafata abakristo bakabuzuza stade, bakazirekura zikaza zikabamenagurana n'amagufa yabo. Ikintu gitangaje, bapfa baririmba, uwanyuma apfuye nibwo indirimbo zahagarara. Ese turi abantu bageze kuri ico kigero byibuze? Ubukristo
ntibushoboka udafite umwuka wera, ntiwakwihana udafite umwuka wera, ntiwakwihanganira imibabaro y'inaha. hari igihe ndeba ubuzima turimo rimwe na rimwe nkababara. amfite ntituzi icyo dushaka, ntituzi icyo dukwiriye kuba dukora. niyo mpamvu ntitwitegura igihe kiri imbere. abasirikare mu gihe cy'amahoro nibwo bakora imyitozo iremereye, nibwo bagura intwaro ukagira ngo bazategwa ejo hari amahoro, kubera ko bo bahora bitegura nyine nk'abazategwa ejo. ariko itorero nitwe tutazi icyo dushaka, turaza tukabyina tugataha, n'ubutaha tukazabyina, hanyuma iminsi ikadutungura. imitwe y'iterabwoba bageze hano hirya muri Kenya, numvise na Kongo ngo barahari. iyo binjiye nka hano barababwira ngo abantu bashaka gukomeza kuba abakristo mujye ku ruhande tubice, hanyuma abashaka ko tubatoza idini namwe mujye ku ruhande. Imana izatubabarire ntibinjire hano, twahita tumenya abasilamu baririmba muri korari. kubera ko niba utabasha kwihanganira amagambo gusa, ntuzihangana imbere y'urupfu. hanyuma ukibaza ibintu tumaze imyaka 30 twumva byatumariye iki? niba bitaratwubakiye imbaraga z'umutima zatuma tunesha ubusambanyi, tunesha kubesha, tukabasha kwihanganira imibabaro, byaba byaratumariye iki? hanyuma ntiwamenya uko usabana n'Imana udafite umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, umwuka wera aradusengera akatunihira iminiho. iyo tugiye gusenga tuvuga ibijyanye n'amarangamutima yacu n'inzara n'ibindi, umwuka wera we agahita abifata akabitunganya, agashiraho imibavu, akabizamukana ku Mana, akavuga ati rata nuko atazi kuvuga, icihutirwa cyari iki? ntabwo wasabana n'Imana udafite umwuka wera. wakomeza kuvuga ibijyanye n'akahise kawe n'ibikomere n'inzara, amasengesho yawe yose akaba agaruka kuri wowe kubera ko ntuzi igikwiriye. hanyuma ikindi, ntiwakwezwa ku ngeso udafite umwuka wera. uzi ko umuntu agira ingeso mbi, nari mvuze ngo ingeso mbi, agakomeza kubwira ngo ngiye ngo nikomeze ngo muzamfate uko. niba ukomeze bitari imbuto z'umwuka, uzasaba umwuka wera guhindura. hanyuma ikindi, ntiwakorera Imana udafite umwuka wera. gukorera Imana bisigaye byarabaye umutwaro. nakijijwe mu minsi ishize muri 86. 86 nkizwa, twajyaga twubaka urusengero ruruturu, twese nta wambaye inkweto, turi abakene, ariko tukubaka urusengero rukuzura. none dusigaye twubaka urusengero imyaka 12 rutaruzura, kubera ko gukorera Imana byabaye umutwaro. iyo umuntu afite umwuka wera aza gukoropa nta pasiteri yabitangaje. iyo umuntu afite umwuka wera ajya gusura abagwayi nta wamwoherejeyo. iyo umuntu afite umwuka wera ajya ku bitaro nta mugwayi we ariyo. ariko kubera ko tutakigira umwuka wera, gukorera Imana byabaye umutwaro. ufite umwuka wera wamenya ko ku isoko aho ucururiza uri umukozi w'Imana, wamenya ko aho utuye ugomba kuhera imbuto. navuze ndeba ukuntu mungana, ndavuga ngo Kayonza ifite abantu bangana gutya buzuye umwuka wera bavutse ubwa kabiri, mbega umugisha akarere kaba gafite. ikindi, umwuka wera niyo uduhishurira ibyenda kubaho. reka mbabwize ukuri, hari genda ibibazo bibaho nkibaza aho igitorero yashahari cyangwa impanda yaravuze turasigara. muribuka inshingano 5 z'itorero: ni umunyu, ni itabaza riri ku gitereko cyaryo, ni urumuri rw'isi, ni umudugudu utabasha gutwikirwa, ni umutwe muri byose. ibibazo isigira ibigira turihe ku mwuka wera duhishurira ibyenda kubaho. reka mpere ku muntu ku giti cye. ni gute ugira umukobwa mu rugo n'umuhungu wenda bakora iwawe, bagasigara basambana ukamara umwaka nta n'inzozi uroze? ni gute waba ukijijwe umugabo akaguca inyuma umwaka ugashira nta niyere kuragira? ni gute waba ufite umwuka wera umugore akaguca inyuma bikaba ubuzima busanzwe? reka mbabwize ukuri, ufite umwuka wera ntabwo byashoboka. ni ukuri kose. muri abusanse y'umwuka wera hangirika byinshi.
iyo hatari umwuka wera hapfa byinshi. Nimureba ko muturiye umuhanda, hashobora kuba impanuka imwe, hakaba iya kabiri, hakaba iya gatatu, tugakomeza tukabyina mu rusengero nkaho nta maraso ari kuva hano hirya mu muhanda. Ni gute kandi ubaze amatorero ari kuri uyu muhanda bahuje umutima bahagarika impanuka mu mihanda ntizongere kuba? Ariko kubera ko bitadushishikaje, tutazi n'icyo twakagombye kuba dukora, niho ndibaza ngo ibibazo biba. Muziko reka ntanga urugero, polisi ishiramwo speed governor mu mamodoka atwara abantu benshi, bagashiraho kamera, bagashiraho dodane, bagapima angre mu bijyanye n'ubwenge bakagerageza, ariko impanuka zikaba. Kubera iki? Abadayimoni bagira sezo, bagira igihe. Hari igihe kibaho ku maradiyo ukumva gufata ku ngufu nibyo bivugwa, ukumva akarere k'uburasirazuba abakobwa babyara inda zidateganyijwe biteye ubwoba, bikaza ari nk'umuyaga, ari nk'icyorezo. Ukumva abagabo bica abagore n'abagore bica abagabo, nabyo dayimoni ahora ahindura uburyo akoramo ibintu, ariko ahora azanwa no kwiba, kwica no kurimbura. Ariko kubera ko itorero rirangaye ntirimenye ibyenda kubaho, hanyuma biba turihe? Niba turi umutwe, niba twarahawe ubutware, niba twizera ko ibimenyetso bizagendana n'abizera, tuzirukana abadayimoni, tuzafata inzoka kuko ibidutungura. Mwemera ko itorero ryahawe ubutware? Reka mbaho urugero. Herode yishe Yakobo, abonye ko binejeje abayuda yiyongeza Petero, hanyuma bitoro bahita bajya mu cumba baravuga ngo turabyanze, Petero ntapfa. Ngo barasenga, aho basengeye haranyeganyega. Marayika ahita amanuka muri gereza abwira Petero ngo abera babyanze, ambara imyenda unkurikire usubire iwanyu. Ubu nta bintu dukwiye kwanga iwawe mu rugo, mu buzima bwa buri munsi, nta bintu twakwanga Imana ikabyanga. Ariko kubera ko ntaco bitubwiye, nta mpinduka izigera iba. Umwuka wera niwe uduhishurira ibyenda kubaho. Hanyuma umwuka wera niwe uduhishurira abo turibo. Hari ibibazo 8 cyangwa 9 umukristo wese agomba kumenya gusubiza. Ndinde muri Kristo Yesu? Niki Imana yandemeye gukora? Niyihe mpano mfite? Nuwuhe muhamagaro uri ku buzima bwanjye? Nuruhe ruhande mfite mwimbaraga nkwiye guteza imbere? Niyihe miryango ikinze, hanyuma niyihe miryango ikinguye ku buzima bwanjye? Ni bande bafatanya bikorwa Imana yampaye? Nihe nkwiye gukorera umuhamagaro w'ubuzima bwanjye? Niba udashobora gusubiza ibyo bibazo, uzakora amakosa menshi. Kubera iki? Umuvugabutumwa yitwa Munoro yaravuze ngo ahantu hakize kuruta ahandi ku isi ni kwirimbi. Kubera ko abantu bapfana amaproje atashizwe mu bikorwa, hanyuma abantu bapfana impano zitigeze zikora, abantu bapfana ubwenge butigeze bushigwa mu bikorwa. Reka mabwize ukuri, abantu batwigishe ko umurimo w'Imana ungana n'aka kantu kari hano, baratubeshe. Ntabwo umurimo w'Imana uba hano gusa. Imana ifite inyota y'abantu bajya mu gisirikare, bakazaba abasirikare bakuru bahagarariye ubwami bw'Imana. Imana ifite inyota y'abantu baba ba dogiteri b'abahanga, babasha gutandukanya indwara zisanzwe, izitewe n'ihungabana n'izitewe n'abadayimoni. Imana ikeneye abantu baba abacuruzi b'abahegwe buzuye umwuka w'Imana. Ibyo byose ni umurimo w'Imana. Ariko nidufata umurimo w'Imana nk'aka gusa, tuzakora amakosa. Umwuka wera niwe uduhishurira abo turi bo muri Kristo Yesu. Iyo wisobanukiwe rero, ntuvuga ibibonetse byose, ntuseka ibyo abandi baseka, umwuka wera niwe uduhishurira abo turi bo. Hanyuma ntiwatsinda intambara ya Satani udafite umwuka wera. Abefeso 6 guhera ku murongo w'10 havuga ngo mwambare intwaro zose, nibwo muzahagarara mudatsinzwe n'uburiganya. Hanyuma ikindi, umwuka wera niwe ugarura urukundo mu bantu. Hari ibibazo bibaho inaha ntabwo birahagera, mwe muracafite amahirwe, aho umukire yakoze ubukwe twese tuba duhari, umukene yabukora akabura ababutaha. Muzasenge ntibizagera inaha. Mu by'ukuri amatorero yose yigisha urukundo. Iryo tangazo nta torero na rimwe riraritanga, ariko byarikoze. Abantu babana kuko bafite amafaranga angana,
bize amashuri angana, batuye ahantu hamwe, hakaba hari umukene udafite uwabana nawe. Iyo birebye wagira ngo ntaco bitwaye. Umunsi umwe twasuye Turukiya, ahantu haza amatorero 7 ya Efeso, mbabwira ikintu ntabonye cambabaje. Itorero babwiye ngo nutagira urukundo rwa mbere nzaza nkuri igitereko c'itabaza ahantu hacu, aho ryahoze ryubatse. Ubu hasura ba mukerarugendo, hari ibisigazwa bya fondation, nta rusengero rukihari. Bari bafite doctrine nziza ariko batagira urukundo. Mwari muzi ko dushobora kuririmba indirimbo nziza tukaba abantu b'Imana beza ariko batagira urukundo? Aho hantu mbabwiye ubu abasilamu ni 99 n'ibice 9% bagufatanye Bibiliya wabizira, kandi hahoze amatorero 7 ya Efeso. Nitutagaruka ku rukundo rwa mbere, ubu Kristo buzazima. Ibyo mvuze murabyumvishe? Yesu ari ku musozi wa Elayono, bamubajije ikimenyetso kizagaragaza ko agiye kugaruka, aravuze ngo urukundo rwa benshi muzasenge ntibizagera inaha. Nagira mbabwire ko ikibabaza imfubyi ni ukuva ku ishure watsinze nta mubyeyi wereka birete. Ikibabaza imfubyi ni ukubyara udafite uzakogereza umwana. Ikibabaza imfubyi ni ugukora amakosa udafite umubyeyi uguhana. Ikibabaza imfubyi ni ugushaka gushingirwa udafite uzakuvugira ijambo. Hanyuma niba urukundo rukihari, kuko tutashaka abo bana tukabahobera gusa tukababwira ko tubakunda. Hari umuntu ukeneye urutugu rwawe ngo aruhuke umutima, ariko iyo urukundo rwakonje ntibiba bidushishikaje. Abapapa bakuru bagiye bafata abana b'imfubyi bakababwira ngo nubwo mwabuze baso tuzababera abavyeyi. Mbega abana babaho neza, juste kuva ku ishure gusa akakwereka birete. Iyo umwuka wera adahari urukundo rurabura. Hanyuma umwuka wera akiza indwara. Mu bimenyetso bizagendana n'abizera, bazarambika ibiganza ku bagwayi. Covid yadusize habi, dutangiye koroherwa haba ibindi, none ubu habaye ubuheri ngo butegwa ni ubushita bw'inkende. Biracaza. Niba itorero ritagize ibiganza byirukana indwara, niba ibiganza byanyu bidahindutse umuti uvura, biracaza. Umwuka wera akiza indwara. Hanyuma umwuka wera ni ukora ibitangaza by'ukuri. Hazigari ibitangaza by'ibihimbano, dongo bafekinga bitari ukuri. Ntabwo nshaka kubivugaho, ariko birahari byinshi. No mu rusengero mu byumba twirirwamo. Umunsi umwe nagiye mu cyumba kirirwamo, hari abavuga butumwa 8. Uwa mbere yigisha ibiryo, uwa kabiri ibiryo, uwa gatatu ibiryo, uwa karindwi ibiryo. Numva ngize ubwoba. Niba Yesu yarapfuye ngo tubone ibiryo gusa, nta mpamvu yari kumutuma apfa. Yesaya yahanuye Yesu hasigaye imyaka 600 ngo avuke. Dukwiye kuba dufite amasezerano yambukiranye ibinyejana, yambukiranye ibisekuru, yambukiranye ibinyagihumbi. Torero twibwiza ukuri, mukurikije intege nke dufite, generasiyo izakurikira tuzasiga tubabwiye ngo iki. Niki Imana yavuze? Ejo hazaba hameze hato. Ibyo ntabwo bidushishikaje. Iyerekwa ryacu ringana n'ibirayi byo mu ruhengeri, n'inzu yo kubamwo, n'imodoka, mbega ibintu biciriritse, ibintu birangirana nawe gusa. Itorero rikeneye umwuka wera. Yakobo yahamagaye abana be 12, buri mwana wese amubwira ibizamubaho, kandi ibyo yavuze n'ubu niko bikimeze. Hanyuma wabana bawe uzasigwa babwiye gute? Utagira umwuka wera ntabwo wabona icyo babwira. Hanyuma rero kubera ko umwuka wera sigari imboneka rimwe, churches, abashumba b'amatorero, iyo mvuze amatorero n'amatorero muri rusange, bashizeho uburyo bwo kuyobora structure zubatse neza.
hanyuma bigana tekinike nsha zo kuyobora abantu, leadership. Hanyuma bazi n'inzira zo gushaka amafaranga, fundraising. Hanyuma abandi bazi ICT, uburyo bw'itumanaho, n'abandi bize customer care. Ibyo bintu mvuze byose ni byiza, turabikeneye, ariko bikeneye mu mwuka wera. Ibi bintu mvuze turabikeneye byose ku kigero gishimishije, ariko dukeneye umwuka wera. Ibi bintu bihari hatari mu mwuka wera, twabana neza gusa, ariko ntibyadufasha gusa na Yesu. Niyo mpamvu ibi tubikeneye, tugakenera n'umwuka wera. Bibiliya avuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya ni Samariya, kugera ku mpera y'isi. Iyo tuvuze umwuka wera tuba tuvuze ibintu bitanu. Icya mbere tuba tuvuze imbaraga. Mutekereze, iyo ashaka ari kubasigira ubunararibonye, ukajya bavuga ati twe twabanye nawe twamukozeho, kandi ibyo byari kwemeza abantu. Ariko mutekereza ko ibyo byari kubahagarika imbere y'intare? Bari kubambwa bacuramye kubera ibyo? Bari kubakereza inkerezo kubera ibyo? Dukeneye imbaraga zatuma unyura mu muriro ukavamo udahiye. Dukeneye imbaraga zatuma ujya mu ntare ukararuramya. Dukeneye imbaraga zafata itanura ry'umuriro waka bigahindura nka shambere kirimatize. Dukeneye umwuka wera. Iyo tuvuze umwuka wera tuba tuvuze imbaraga. Buri impamvu ibyaha bitwinjirana n'ibindi byinjira nuko haba habuze imbaraga nyine. Mama yari umunyamasengesho, yari umunyamasengesho pe. Imana iramubwira ngo ejo saa 4 hari umurozi azazi wawe, ntuzave mu rugo. Asubika izindi gahunda yitegura umurozi. Saa 4 z'amanywa umurozi arinjira, ahita aterura isengesho. Agisenga umuriro uraka, umurozi atangira kuvuza induru. Aravuga ngo ndapfuye, ninjiye ahatinjigwa. Aravuga ati nguhaye amahirwe ni wakire Yesu umwami n'umukiza. Aravuga ngo hoya ngo nihanya abakurambere banyica. Muzi cyari cyabaye? Uwo mudamu yari atwite, uwo murozi yari umudamu utwite. Noneho abapfumu baramubwira ngo kugira ngo azabyare iyo nda ngo azabanze kwica abana b'iwacu. Azaje kwica abana b'iwacu kugira ngo abyare inda afite. Asanga hari umukecuru w'umunyamasengesho. Hanyuma icyabaye ni iki? Yanze kwihana, ahita aragenda, yayisasara. N'ubu ni umusazi. Kandi muzajye mubyuka saa 11 musengera abashitsi, kubera gusa ko yakandagiye aho hantu. Ibirenga byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, ariko ni wakira n'ibirenge bibi bizakuzengereza. Aho hantu yakandagiye bahiciye inzoka 9 mu minsi 9 ikurikiranye. None kubera kutaba amaso byaravogereye ibibazo biravogera bidusanga naho bitakagombye kwinjira. Dukeneye imbaraga. Icya kabiri, iyo tuvuze umwuka wera tuba tuvuze imbuto. Mbabwiza ukuri, ushatse abantu baririmba neza na abantu benshi b'Imana wababona, ariko kubona umuntu yera imbuto wagenda bukira. Icya gatatu tuba tuvuze impano. Icya kane tuba tuvuze ubusabane. Icya gatanu ni ukuyoborwa n'umwuka. Igihe umwuka wera amanuka, bari bateraniye hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima. Reka nsoze gutya. Muri bitatu ndashaka kuvuga ngo kimwe gusa. Iyo tuvuze guhuza umutima cyangwa se kuba hamwe, tuba tuvuze ibintu 7. Tuba tuvuze guhuza agakiza, tuba tuvuze guhuza ibyo twizera, tuba tuvuze guhuza umwuka, tuba tuvuze guhuza iyerekwa, tuba tuvuze guhuza ingaruka n'umusaruro. Kugira ngo umwuka wera amanuke, tugomba guhuza agakiza, tugomba guhuza ibyo twizera, tugomba guhuza umwuka, tugomba guhuza iyerekwa, icyerekezo, ingaruka n'umusaruro. Umugabo n'umugore bahuje ibyo, umugisha ntiwareka kuza.
abaririmbana babihuje ibyo umwuka wera yamanuka. Itorero duhuje ibyo umwuka wera yakora imirimo ikomeye. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.